kumwibaza ku nkomoko y'urupfu aho wamenyaga ko urupfu wamupfuwe ntibagakwiye kugira muri umuna wawe guca umuvandimwe wawe gutyo urupfu rurababaza uti gute kugeza naho n'umwana uvutse umaze ukwezi atatinya kukubwira ngo uri umupfu. Inama yateraniye mu 1990 n'urusu. Inama yateraniye hari i Kigali kwa Mutwe yari irimo urupfu n'Imana n'inkuba kugeza naho abantu imihanda yose yari yahuruye nje kureba iyo nama iranzura. Inama mu gutangira Imana ifata ijambo ifashe ijambo ubwo abantu batera hejuru bati ni we Mana yacu twari dukeneye. Ubwo urupfu narwo rufata ijambo rurasuhuza bati nanje nitwa Rupfu tugiye kubana muri iyi nama. Inkuba nayo ifata ijambo bati ninje nkuba umeze nk'isake tugiye kubana muri iyi nama. Ubwo Imana yatangira iti Rupfu rwose uraturembeje wigabije abantu bacu ukuntu uhora wica abantu buri munsi biraturambiye. Bati rero tugiye kugabana kugira ngo ibintu byacu bivemo akavuyo n'akaduruva bivemo na dizoda. Ubwo Imana ibigabanye abantu, inkuba ibigabanya ikirere, urupfu rubarugabanya amaraso. Mu kugabana amaraso urupfu rwanga guhaga bitewe nuko abantu ntago bapfaga mu mwaka umwe. Icyo gihe haje hapfa nk'abantu nk'icumi. Ibaze nawe niba wahaga. Ubwo urupfu rwigira inama yo kujya ruja mu bantu b'Imana rugatangira kubica. Ubwo bigenze gutyo Imana irarakara iramanuka iti rwose warupfuwe ibi ntago twabyumvikana. Bati kuba inkuba itari yandengererera twashinze imbago ntugomba kundengererera. Nuko inkuba iti rwose gutesa Imana bati abantu banjura bamaze kandi wagabanya amaraso. Ubwo urupfu barwirukaho mu kurwirukaho ruba rugeze hirya ahantu umukecuru ari kubagarira inzuzi. Uti mukecuru rwose mbabariye ukampisha nta kibazo rwose nazakugororera. Umukecuru abanza kwiyumvira bigeze ahabwira urupfu ati ngiye gufungura ujemo. Urupfu umukecuru arafungura ajamo rumaze kugeramo umukecuru aja rworoza agiye gupfa aruraga abana be baruraga abuzukuru baruraga ubuvivu buraga ubunyano n'ubunyhature. Ubwo nuko byagenze kugira ngo urupfu rukwirakwire ku isi hose. Nawe ni gutyo wisanze aha hantu isaha ku isaha umenye kuzapfa wapfa waba ufite amafaranga utayafite wacisheni. Nuko byagenze. Yesu ro kavi wawikize ibiki twakoze kavi ibiki twakoze ibyo byo ko nawe uteye inda ko ari jado wahabanje kuhajya ibyo kandi numvire kandi abantu uja kunsura ibyo ntabwo biransigira amahoro kavi umbabarire gabi ntabwo nigeze mbikora umbabarire nanjye nje guteye iyo nda bwose urumva kavi wanditse ko niba mukazi kanje niba mukazi kanje akose ibyo twakoze nibi ibyo twakoze nibi ibyo twakoze nibi ntabwo nigeze gutera inda kavi ni jado wagiye kurangije none wagiye kubya kandi wateye ndankuru sonja kurangije kavi sonja akuyamba bari kavi wavuga ko urangije ntabwo njye nigeze mbikora cyane kubera iki kandi babaranira mu kazi kawe sibyo babarira rwose babarira kandi nzakubugwanya umvishije ntabwo njye mbifite mu mugambi kandi ubwo njye nshaka n'umugore ndabikubwiye kandi rero uri kurumva neza. Hello gentlemen, ndizera ko mumeze neza. Ndifuje amahoro y'Imana aho muri hose, amahoro n'imigisha abasesikareho ndetse wowe wakanze flow ndavuga ni ibiganza bya Imana ibihezagizemo imigisha ndetse n'ibintu byinshi bidashira. So ndabasaba rero wowe video hano ukande subscribe cyangwa se ukande flow hano kugira ngo tuye tubana. Nyabuneka TikTok yacu murazi ko niyo Mbere comedy ariko si noneho twabazane noneho TikTok kuja twacisha amaprank murazi ko twe dushwanya guza mu mihanda igitandukanye tuba duhara aho ngaho ya muratuzi neza. Nyabura kubyandikana flow hano kuri Desire prank. Nyabuneka ukande flow ntuyibagirwe ujye kuri Facebook wandikamo niyo Mbere comedy watubona mu baragiza cyane urangize ukande flow naho uburi bwo tuye tubana kandi ndabashimiye cyane murabagacira kuri njye ndetse no kuri twese. Ibyo dukora ni ibyanyu n'ibyo tuzakora byose ni ibyanyu ibyo twagezeho tubikesha mwebwe. So men nizere ko ari fresh flow